hari igihe tuzumva twishimye kuko tuzaba twageze ku ntego zacu, kuko ikimpangayikishije ntabwo ari njyewe numva hari ibyo mfite ariko nifuza ko nafashisha abandi. Hari n'abandi babifite babuze aho babicisha, hari n'abandi bafite ibindi byinshi bazana bikagirira abandi umumaro. Iyo niyo ntego nyamukuru yo kugira ngo dufashe abandi. Ni ukuvuga ngo Imana ntijya ibona ibikuta, buri gihe ibona inzira. Rero aba ari byo bitekerezo mwisubiza. Iyo uri kumwe n'Imana nta guha imbaraga icyo bita ibigeragezo cyangwa ibyo bintu by'intambara, ahubwo ubifesinga mu buryo bw'ubumana, ukavuga ngo wa musozi we nubwo uri imbere yanjye, you are nothing. Imana ntibura inzira mu musozi, Imana ntibura inzira mu mazi, Imana ntibura inzira mu muriro. At moment uko kuboko nta guhari, navuga ko ari ukuboko kw'Imana kubirimo by now. Space Imana ibaho umugisha cyane. Tuje no ku kibazo cya Amavia nyirizina. Amavia ushobora kuba wibaza ngo Amavia ni ibiki, kuki hazamo Amavia 777 Space. Wenda Space yo ntabwo ari ikintu twakubazaho cyane, ariko ijambo Amavia hakazaho karindwi inshuro eshatu, nabyo tugomba kumenya ngo ubundi kuki icano yitwa gutya, kuki yiswe gutya, kuki yiswe ko mu Kinyarwanda niko njya numva bavuga ngo kuki yiswe ko. Rero reka mbahe ikaze mwebwe, Imana ibaho umugisha kandi ikomeze ibagenderere uko bwije n'uko bukeye. Turi kumwe n'umubyeyi wacu cyangwa se cyangwa se umukozi w'Imana, uko wamwita kose nta kibazo. Hanyuma reka atubwire umuzi n'umuzingo, atubwire ngo ubundi ibi byaje bite. Reka tubanze tumwakire, tubahe ikaze. Murakoze cyane kongera kuduha ikaze kuri The Amavia 777 Space. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Reka rero tudatinze, nagize amatsiko wenda mu gihe n'ubundi ni amazina ni yayandi narahinduka, gusa uyu munsi style niyo yahindutse, ambaye neza pe, none ikirere kiri hano birasa. Urakoze cyane. Yego. Reka none mwatubwira ngo kubera iki yicano yitwa gutya, cyitwa Amavia. Cyo ni cyane. Ni ibibazo bibiri. Kuki yitwa Amavia? Hanyuma kuki hazaho zira karindwi inshuro eshatu? Ibyo bibazo nimbibona ibisubizo ndabona kubaza ibindi. Murakoze, umwanya ni uwanyu. Urakoze cyane ku kibazo cyiza ndetse n'amatsiko meza mwagize. Ni na byiza ko abantu bamenya Amavia bivuze iki, cyangwa se karindwi bivuze iki. Icya mbere wenda nababwira, iki gitekerezo cya Amavia cyaje mu myaka nko muri 2018. Buriya hari ukuntu umuntu aba agenda yiyumvamo ibintu akabyiyumvamo, ariko bigakomeza kugenda bigaruka. Rero kuva 2018 byagiye binzamo, nkumva ngewe mu buzima bwanjye mfite ibintu byinshi numva nabwira abantu kugira ngo bibafashe, bibahindure ubuzima bwabo, ariko nkumva nta hantu mfite ho kubitangira. Yego, wenda mu kazi nabaga mfite uburyo ngenda mpura n'abaturage, nkahura n'abandi bakozi, ariko ukabona urwo rwego ntiruhagije. Bikomeza binzamo 2019, 2020, ngira ngo 2020 nibwo byagize imbaraga. Biba ngombwa ko ntangiza iyo channel yitwaga Amavia. Amavia biva ku magambo abiri. Ijambo rimwe ni Amaria, irindi ni Avia.
ese ko ni amagambo kumva amariya ni izina si izina ry'umuntu na aviya ni izina ry'umuntu ndaza kubigeraho yego noneho amariya ni izina ry'igiheburayo rivuga ngo the Lord has said, Imana yarabivuze, niyo yabivuze. Hanyuma aviya naryo ni igiheburayo riravuga ngo God is our father, Imana ni data. Urumva ni amazina abiri ahurira ku bumana. Imana niyo yabivuze, Imana niyo data. Biravuze ngo iyabivuze niyo data, mu yandi magambo iyabivuze ni Imana. Ariko bigahura nuko ayo mazina ari ay'abana banjye. Mfite umwana w'imfura bita Amariya, nkagira n'undi bita Aviya. Bose wenda bahurira ku izina rimwe bita Irera, byerekana ko sitiri n'ubundi ni Imana. Rero ibyo bitekerezo bigiye binzamo, nibwo numvishije ayo mazina nayahuza. Noneho bikajya kuri no space izajya icishwaho ibintu byubaka abantu, bikomeza abantu, bibahuza n'abandi bantu, bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo umuntu abashe kubaho afite ubuzima bwuzuye mu bumana ariko no mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu uzasanga dukora mu gice cy'umwuka ariko n'igice cy'ubuzima busanzwe, kubera ko tubihuza, urebye nta n'ahantu binatandukanira. Hanyuma rero karindwi, kubera iki karindwi? Urumva twaratangiye, dutangira 2020 tugenda dukora utuntu duto cyane, duto. Hanyuma igihe kiragera dusa naho tubihagaritse, ariko vuba aha ngaha mu kwezi kwa karindwi, ntekereza ko ari itariki 7, nibwo dusa naho twongeye gusubukura ibikorwa byacu. Karindwi rero mu buryo bw'ubumana, karindwi ni umubare w'Imana, ni umubare uvuga ubwuzure bw'Imana. Buriya no muri Bibiliya nunasoma uzasangamo karindwi inshuro nyinshi. Ibitereko by'amatabaza 7, uri kumva muzenguruke karindwi. So karindwi ivuga ubwuzure bw'Imana. Noneho kuzigira 3, imwe ivuga Imana Data, indi umwana ariwe Kristo, n'indi umwuka wera. Ni ubutatu buhurijwe hamwe ariko bukaba mu mwuzuro wabwo. Bivuze ngo kuri the Amavia 77 space ni ahantu hari ubwuzure bw'Imana. Urahagera ukuzura. Nimba hari icyo waburaga cyuzuzwa binyuze muri uwo muyoboro. Space ni nk'umuyoboro, ni nk'ahantu. Niyo mpamvu rero umuntu wese uzagera kuri the Amavia 777 space azahasanga Imana, ahasange n'ubwuzure bwayo. Kuhaba rero ni umugisha, kuhaba ni iby'igiciro gikomeye cyane. Even nanjye myself, nubwo ari njye nagize icyo gitekerezo, nanjye iyo mpageze mba numva ndi gutanga ibintu byuzuye, kuko ari igitekerezo cyaje cyo kugira ngo abantu bakire ubwuzure bw'Imana ariko binyuze muri uyu muyoboro. Rero Imana ibaha umugisha. Wenda intego nababwira tugamije za the Amavia 777, intego ya mbere ni ukubensipayaringa cyangwa se kubakangura, kubyutsa amarangamutima, kubyutsa intekerezo, kubyutsa bya bintu byasinziriye biri muri mwebwe mwifitemo mutazi, mutanasobanukiwe, kugira ngo mumenye ko bibaho.
bikanguke muri mwe mu buryo bw'ubumana no mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Kuko buriya iyo umuntu asinziriye cyangwa iyo umuntu afite igice kituzuye, uwo muntu nyine aba afite akabazo. Ariko iyo umuntu aje akamukangura, arakanguka akagira izindi mbaraga zo gukora ibintu bituma yuzura, n'umurebye akavuga ngo uno muntu aruzuye. Kubera iki yuzuye? Yuzuye kubera ko icya mbere, iyo umurebye ubona afite ubwenge n'ubuhanga, ariko wanamureba ukabona no mu by'ubuzima busanzwe ntago ari umuntu usuzuguritse cyangwa wo hasi. Ni umuntu wiyubashye, ni umuntu wubaha Imana, ni umuntu wihesha agaciro, ni umuntu ufite indangagaciro zo mu bumana n'izo mu buzima busanzwe. Uwo muntu rero aba ari umuntu udasanzwe. Icyo ni igice cya mbere, ari nayo nkingi ya mbere ya The Amavia 777 Space. Ni ukuba inspiring. We are here to inspire you, to inspire your dreams, your goals, your acts, kugira ngo mube muri abantu bari inspired, bareba kure, batekereza kure, batekereza ibyiza, bibwira ibyiza, bibwira ibintu bihambaye bizana ubwiza bw'Imana, ariko bigahindura n'ubuzima bw'abantu. Ngiyo intego ya mbere nyamukuru. Iya kabiri ni ukuba empowering. Iyo umaze gukangura umuntu ukamushishikariza, icya kabiri ni ukumwubakira ubushobozi mu by'ubwenge, mu by'imitekerereze n'imikorere, ndetse no kurinda ibyo umuntu ari gukora. Kubera ko iyo ubaye inspired, uba ugomba kuba ufite ubushobozi mu by'ubwenge, mu by'ubuhanga, no mu byo gushishoza no kureba kure, ariko no kubirinda, kugira ngo bya bintu bizasiga umurage after you. Ngicyo ikindi kintu, ni ukububakira ubushobozi mu byo kumenya Imana no gusobanukirwa. Mu by'ubuzima busanzwe nabyo tukabubakira ikintu bita ubushobozi mu by'ubwenge n'ubuhanga. Kubera ko buriya uno muyoboro tuzaganira n'abantu benshi, tuzavugana n'abantu benshi. Ibitekerezo muzafata, muzamenye ko turi kububakira ubushobozi. N'abakeneye ibindi biganiro ku ruhande byihariye, rwose muhawe ikaze, twaganira namwe tukabubakira ubushobozi. Ni gute wenda umukristo yagira ubushobozi bwo kuzigama? Yubaha Imana ariko akanazigama. Ni gute umukristo yakomeza kubaha Imana ariko akanashora mu mishinga ifitiye igihugu umumaro, ikanamugirira nawe umumaro, ikagirira n'abandi umumaro? Ni gute umukristo yabasha gukontributinga wenda ku ntego z'igihe kirambye, SDGs, Sustainable Development Goal, intego z'igihugu, intego z'umuryango, intego z'agace runaka, intego z'isi muri rusange? So ibyo byose ni ibintu abakristo n'abandi bantu bakwiriye kwiga bakamenya, kugira ngo bamenye uruhare rwabo. Uruhare rwawe rero ntiwarukora utari empowered. Ushaka ko umwana wawe azaba umuntu runaka, utangira umwubakira ubushobozi akiri umwana, ukamujyana mu ishuri, ukamwigisha izo ndimi, ukamwigisha imyitwarire, ukamwigisha imikorere, mbega ukamujyana muri ya area, kugira ngo igihe nikigera azabikore neza. Buriya mu gihe cya kera no mu Rwanda bagiraga itorero, ariko no munsi riracyahari. Babajyanagayo kugira ngo babigishe, bigishwe iby'umuco, bigishwe ibijyanye n'imitekerereze y'umuco n'igihugu, no gukunda igihugu, no kukirwanira, no kugiharanira, no kukirinda, n'ibindi byinshi. Rero iki gice kirimo ikintu bita empowerment mu bitekerezo no mu migirire no mu mikorere, ku buryo muba abantu bari smart in whatever you are doing, mukubahisha Imana, mugakora n'iby'ubuzima busanzwe. Hanyuma indi pila ya gatatu, undi musingi, indi ntego ya gatatu,
ni ukubahuza, ubuhuza cyangwa connect, kubahuza n'abandi bantu, kubahuza n'abanyabwenge, kubahuza n'abahanga, kubahuza n'abageze ku bintu byinshi, kubahuza n'abaciye mu bintu runaka, kubahuza n'inararibonye. Kandi mbabwire ko muri iyi pati ya connection uzabigiremo uruhare. Niba ufite ibyo ufite wasangiza abandi, uzatwegere. Nimba ufite amakuru y'ingenzi yakubaka abandi, uzatwegere. Tubane muri ino community, tugire community mu Rwanda, tugire community muri Afurika, tugire community muri Aziya, mu Burayi, muri Amerika, ku isi yose muri rusange, ku buryo nugera kuri the Amavia 777 space uhasanga ikintu bita ubwuzure bw'Imana. Mu bwuzure bw'Imana no mu bwuzure bw'ubuzima busanzwe, kuko Bibiliya iravuga ngo tuzaba imitwe ntituzaba imirizo. Tuzaba imitwe kuko twakoresheje impano twifitemo, ubumenyi twifitemo, tukabukoresha. Nimba hano hantu mbabwire niho tuzahura n'ibigo bitandukanye, ibigo by'imari, ibigo bitanga amaserivisi, abantu bakora ibintu, abantu bakura ibintu hanze, abantu babizana mu gihugu, abantu babijyana hanze. Tuzakonekitinga n'abantu hafi ya bose mu masavisi yose, mu bijyanye n'idini, mu bijyanye n'amatorero, mu bijyanye n'ubuzima busanzwe. Every sectors of life, it should be connected through the Amavia 777 space. Rero ntuziteshe kuba muri no community. Nababwira ngo hari urubuga twashyizeho rwa WhatsApp, mwarujoyininga, mugakora subscribe, mugakora comment, mugaha n'inshuti zanyu, kuko mushonje muhishiwe. Kandi n'umwana wawe ujye umubwira yinjiremo yumve ibica kuri the Amavia 777 space. Ni ahantu hari ubwuzure. Education uzayisangamo, ubuzima uzabusangamo, economy uzayisangamo, technology uzayisangamo, relationship uzayisangamo, leadership uzayisangamo, uzasangamo ikintu cyose cy'ubuzima, mu buryo bw'ubumana no mu buryo bw'umwuka wera n'ubuzima busanzwe. Icyakane ariyo ntego ya nyuma yacu, ni ukuzana impinduka. Just bring the change, sustain the change. Dukeneye impinduka. Winjiye hano uri ku rwego rumwe rw'imitekerereze, twifuza impinduka mu buzima bwawe, twifuza impinduka z'ahantu uri, twifuza kumva testimonies z'abantu bavuga ngo ninjiye hano nta mushinga mfite, ninjiye hano ntazi Imana, ariko namenye Imana, namenye kuyikorera, namenye amahame agenga ubuzima bw'ubumana n'ubuzima bw'isi. Ubu mbasha kubikora neza, nageze kuri byinshi. Naje nta kintu mfite, ubu mfite amabizinesi, nkoresha abantu 1000, kandi mbatoza kubaha Imana no gukorera Imana. Imiryango yabo iguwe neza, ubuzima bumeze neza. Uvuga uti njyewe mu mwaka nzajya mfasha abantu bimeze gutya na gutya. Mbega impinduka nizo dushaka kubona, nizo tuzaharanira. Buri muntu wese uri muri no community akwiriye kugaragaza impinduka Imana ishimwe, kugira ngo at the end ino platform, ino space izabe yarahinduye ubuzima bw'umuryango, bw'igihugu, bw'umugabane n'isi muri rusange. Ni ibintu bishoboka iyo umuntu afite ari inspired, akaba empowered, akaba connected. The impact is very easy. Uyigeraho kandi ugaharanira no kubirinda. Ravuze ngo haranira gukomeza ujya imbere, ugana imbere, imbere heza.
mu magambo makeya ngiyo the Amavia 777 space. murakoze cyane. Hanyuma nise Amavia twumvise twakita ngo n'ibigara ko twabwiye intego zayo, ese izo ntego zizarangira ryari? Izo ntego ntago zizarangira kuko buriya igikomera n'itangira, ariko gukomeza the Amavia 777 space, intego zayo ntizizarangira, zizarangira igihe twinjiye mu bugingo buhoraho bw'iteka ryose, kubera ko ifite aho itangiriye ariko izagenda ibyara abantu izimpawaringa, bazakomeza nabo bensiparinga abandi. Bivuze ngo nimba njyewe mvutse nzabyara abandi, abo bazabyara abandi nabo bazabyara abandi, abo babyara abandi nabo babyara abandi. Rero the Amavia 777 space kuva ikivutse ni uruhererekane ruzagenda rwunguka rugaragaza impact kugeza igihe Kristo azagarukira. Rero harimo imirongo migari izaguka 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 izaguka. Wenda ubu turi kuvuga ubu ngubu, ariko hari igihe kizagera tujye dukora n'ibindi bintu birenze wenda u Rwanda, birenze Afurika, birenze isi yose, kuko Imana n'ikiduhamagarira ni ugusiga umurage mwiza, tugasiga impinduka nziza, tugasiga sustainable transformation iri continuous izakomeza. Niyo mpamvu mbasaba bantu mwese duhuriye muri ino community, rwose mugerageze mukore uburyo muzasiga umurage mwiza, umurage utazavaho ahubwo uzakomeza, everlasting heritage. Sibyo? Nicyo Imana idushakaho. Kandi wenda naguha n'urugero, harimo karindwi, harimo bwa bwuzure bw'Imana. Ahantu rero Imana yuzurira ntabwo ibyo bintu bijya birangira, birakomeza kugeza iteka ryose. Imana irimo, natwe turimo, n'abantu bubaha Imana barimo. Ntacyo tuzabura, ntacyo tuzakena, tuzagera kure. Rero mbifurize kuba muri no platform, hazuzuriramo ibintu byinshi. Ntabwo ari none, ntabwo ari ejo, ahubwo ni ugukomeza. N'igihe tuzaba twe tutagihari, hari abandi bazakomeza. Imana ibaha umugisha. Rero mu buzima busanzwe muri iyi si tunagushimire, Imana ibaha umugisha wo kudusobanurira, ariko mu buzima busanzwe muri iyi si urabona umuhinzi cyangwa umufundi uri guhinga uba ukubita isuka, ariko hari ibintu bisigara mu ntoki nk'amabavu, cyane cyane iyo ukibitangira. No kubaka nabwo hariho n'igihe igisenge kikubwira cyangwa se icyo wakoze uhagararaho kikarangira gihirimye, ukaba wanakomereka. Mwebwe nta ngaruka mbi cyangwa se nta mbogamizi muhura nazo muri uru rugendo mwatangiye cyangwa se muri uru rugendo murimo rwo kubaka ibintu birambye by'igihe kiri ndetse birenze igihugu ahubwo ku isi hose? Murakoze cyane kubw'ikibazo cyiza. Imbogamizi zo ntago zabura, zirahari, twanahuye nazo, kuko buriya bajya bavuga ngo ijoro ribara uwariraye, kandi koko nibyo. Ijoro biterwa n'icyo wahuriyemo. Rero ibi bintu twatangiye, buriya umuntu wagize inzozi n'utazigize bose si bamwe, ariko wa wundi wagize inzozi bya bintu aba byumva neza, kuko aba yagize umwanya wo kuvugana na za nzozi cyangwa na nyiri inzozi. Bivuze ngo iyo uri kuzirotora uba ugomba kuba witezemo ibintu bikurikira. Icya mbere,
hari abazakureba baguhindura umusazi, hari abazakureba baguca intege kubwire ko ibyo bintu bitanashoboka, hari n'abandi bazakubwira ngo muri kumwe ariko mutari kumwe, hari n'abandi bazakubwira bati rwose turagendanye, ariko uko mugenda ukagenda ubonamo izo ngeri zose. Rero nk'imbogamizi zimwe twahuye nazo ni abantu baduca intege, ni abantu bakubwira bati ibi bintu rwose leave it. Sometimes ugasanga wenda bafashe n'ibindi bintu by'ubuzima busanzwe babihuje n'ibyo urimo, ariko impamvu naje kubona nyamukuru baba bari kuguca intege ni uko baba batarabaye muri icyo gihe wabayemo, ntabwo baba baragize iyerekwa n'ihishurirwa ngo bamenye aho uri kugana. Njyewe none aha ngaha wenda ndi kureba isi yahindutse, ariko undi we ari kwirebera ubuzima bwe bwahindutse, ari kwirebera wenda ku biryo, wenda we nibyo bimuraje inshinga, ari kumva ibiryo ariyo priority. So we numubwira iby'ibiryo arabyumva, ariko numubwira ibindi ntabwo ari bubyumve, kubera ko we nyine ntiyabaye muri cya gihe cy'urugendo rwawe. Yosefu ari akana gato yararose, arota ko azaba umuntu ukomeye, arota ko azagera kure, arota ko azaba umutware, azayobora abakuru n'ababyeyi be nabo bakamupfukamira bakamwubaha. Nicyo byari bivuze, arabirotora nk'akana, ariko akana bagahindura agasazi, bakita karosi, baragatuka, igihe kiragera bavuga ati we tugomba no kukwica, Imana iratabara, karagenda barakagurisha muri Egiputa. Ariko igihe cyarageze bya bintu birasohora koko. Urumva we hari ikirere yari arimo abandi batari barimo, ari nayo mpamvu bavuze bati reka tunamwice tuzarebe ko za nzozi ze zizasohora, ariko finally zarasohoye. Rero iyo wagize inzozi hari ibintu uhura nabyo, ariko mu nzozi uba warabonyemo icyo bita nka bullet proof. Bazavuga ariko ntuzabyitaho. Tunashimire abantu badushyigikira bakatubwira ngo courage, bakatubwira ngo ibintu mutugezaho biradufasha, biratwubaka, biradufasha rwose muri buno buzima. Komereza aho ngaho, komereza aho ngaho uzagera kure. Abo bantu turabashimiye, abasharinga ibiganiro byacu, ababipostinga, abadushyigikira batwandikiye, abadushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rwose abo bantu tubasabiye umugisha, kandi bari gukoreshwa n'Imana, kuko Imana buriya ntijya iba muri negative side, iba muri positive side. Twe rero nibyo twahisemo kuba mu bintu biri positive, bireba kure, bigana kure, bifasha n'abandi kugera kure, kugira ngo ejo hacu hazabe heza. Kuko nubwo buriya umuntu yagenda, nibura hari message yaba arasigiye abantu, kuko ibi bintu hari ibizasigara twe tutagihari, hari ibizasigara abana bacu bagakomeza n'abandi bagakomeza. Rero ibiduca intege birahari, ariko turi kumwe n'ubwuzure bw'Imana, dufite icyo bita bullet proof. Bizaza ariko tuzakomeza. Kandi buriya umuntu ufite inzozi ntacika intege, ntanareba inyuma, ahubwo areba imbere hahandi yarose. Akavuga ati narose muri 2050 Imana igira gutya, ugashyiraho ingamba zo kugenda uganayo, kuko buriya Imana ifasha umuntu wifashije ikagendana nawe. Rero izo mbogamizi zose twagiye tugira zaduhaye imbaraga, ziradukomeza, bituma ahubwo twifuza ko twarushaho gukora cyane, kugira ngo nibura mu bantu batwumva
ushobora gusanga hari 50 babaye abadasanzwe, ushobora gusanga hari 1,000, ushobora gusanga hari miliyoni, ushobora gusanga hari miliyari. Either in the near future ukazasanga hari abantu babaye abamillionaires, trillionaires, billionaires ariko bubaha Imana, barabaye empowered through this space. Cyaba ari ikintu cyiza gishimishije, umuntu azavuga ngo Mana wagize neza. Buriya Abisiraheli niho dukunda gusoma muri Bible, abana babo batangira kubabwira iby'imbaraga z'Imana bakiri mu nda. Bivuze ngo umwana akurana umuco wo kubaha Imana no gukurikiza amahame yayo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo ikubwiye ngo uri umutwe bivuze iki? Ntabwo bivuze kwicara hariya ngo uzagende ngo uhinduke umutwe, no. Bisaba ko ukora ukabiharanira kugira ngo uzabe cya kindi Imana yavuze. Nabyo tuzagenda tubirebaho cyane. Rero imbogamizi zirahari, zizanakomeza wenda, ariko twebwe turi kumwe n'Uwiteka n'igitekerezo cy'Imana cyo ko turi positive, tuzakomeza. N'abifuza kugera kure tuzakomezanya. We are together we can achieve a lot, we can transform lives, we can sustain the impact, we can bring change mu buzima bw'abantu. Imana ibaho umugisha. Rero abadukurikiye hano bari kureba amashusho, bari kumva n'amajwi, yumve neza. Abadukurikiye hano bari kureba amashusho, bari kumva amajwi, nawe bari kukureba. Ubu ngubu ufite ibintu birenga 10 uyu munsi wakwiye kuba wakoze kandi bigwa income money. Sibyo? Icyo ni cyane. Cya kabiri, aya mashusho bari kubona ntabwo wayafatishije, washoyemo amafaranga. N'aya majwi bari kumva nayo ni kubera amafaranga. Ese aya mafaranga ushobora muri ibi bintu kandi wumva hari n'abantu bagukeneye, ntabwo ufite ubwoba ko bishobora izo mbaraga zitagutera ubwoba bwo kutabihagarika? Murakoze cyane. Iyo ushaka kugera kure bigusaba ikiguzi, iyo ushaka kuzana impinduka bigusaba ikiguzi. Biravuze ngo bifata umwanya, bifata ibitekerezo, bifata amafaranga, bifata na bwa butunzi. Reka wenda nguye nk'urugero. Urabona, reka wenda mfate urugero wenda rw'isukari. Isukari abantu ntibayikunda, ariko isukari iva mu bisheke, kandi dufata ibisheke. Igisheke bagitera ari akantu gatoya, kigakura kikaba mu mazi, kikazamuka kikazera, bakagikuraho bya bibabi byacyo, bakakijyana mu ruganda, bagacisha mu mashini, imashini ikagiprosesinga, bakazavanamo ya sukari umuntu azanywa akavuga ati isukari iraryoshye. Ni nako rero bimeze. Natwe tumeze nk'abantu bari mu ruganda, tugomba kuba transformed, tugatanga iyo cost, tugatanga ibyo byose, ariko igihe nikigera hari igihe tuzumva twishimye kuko tuzaba twageze ku ntego zacu. Kuko ikimpangayikishije ntabwo ari njyewe numva hari ibyo mfite, ariko nifuza ko nafashisha abandi. Hari n'abandi babifite babuze aho babicisha, hari n'abandi bafite ibindi byinshi bazana bikagirira abandi umumaro. Iyo niyo ntego nyamukuru yo kugira ngo dufashe abandi. Kuko wenda dufite uko tubayeho, Imana yaduhaye umugisha, ariko ntabwo tuba twumva bidahagije. Ntabwo bihagije. Fasha abandi, kuko buriya tubereyeho abandi, tubereyeho kugira ngo dufashe abandi, tububake, banatera imbere, bagere kuri byinshi. Uwo ni wo munezero wacu, ibyo ni byo byishimo byacu, kubona ko
ikintu nagatanze kikagwa hano ahubwo nakibiba mu gihugu cyose cyangwa ku isi yose. Rero uwo ni umumaro ukomeye cyane. Hari izizagwa wenda iburasirazuba, hari imbuto zizagwa iburengerazuba, hari izizagwa mu majyaruguru, hari izagwa mu majyepfo, hari izagwa ku wundi mugabane. Izo zose nizimera zikera, what a joy, mbega umunezero. Icyo nicyo kizadushimisha. Nk'ubu ngubu reka wenda nguhe nk'urugero, nka perezida w'igihugu cyacu, His Excellence Paul Kagame, ari mu buhunzi, yajyaga atekereza igihugu, akavuga ati iki gihugu Imana ni ikidusubizamo, tuzagikora ku buryo abantu bazanezezwa n'icyo gihugu. So by now we are proud. Ariko batanze cost, batanze amaraso, batanze imbaraga, batanze ubwenge, bagiye muri partnership, bakoze ibintu bikomeye birenze kugira ngo uyu munsi abanyarwanda babe enjoying ikintu bita amahoro n'iterambere ribashe kugera aho ribashe kugera. Ntituragera aho batekeye. Ubu bafite vision 2050, 2050. Hari ahantu bifuza kugeza icyo gihugu, ariko bisaba cost. So rero natwe nicyo biri kudusaba. Tugize Imana tukabona abantu bahindutse, ni iki cyanezeza ko abanyarwanda bafite iterambere ryiza, ni iki cyanezeza ko abanyarwanda bafite ibitekerezo byubaha Imana ariko banakora ibintu biteza imbere n'igihugu, n'itorero ntirikomeze gutukwa. Abantu b'Imana ntibagatuke. Uzi kubona uvuga Imana ariko umuntu yarangiza akavuga ati ariko n'uvuga Imana ibintu byawe turabona birakemangwa. So icyo gihe rero Imana yawe utuma abantu bayiconfusing. Ariko iyo ufite bya bitekerezo bihindutse ugakora ibintu biri smart, ufite Imana muri wowe, what a joy like that. Ninde se umuntu wundi yajya gusaba ibitekerezo? Buriya dukeneye abakristo bari ku rwego rwo hejuru, ku buryo perezida bahamagara bakaganira, bakamugira inama zuzuye umucyo, bakamugira nimba hari igikorwa bashaka gukorera abanyarwanda bakagikorana. That's the transformed mind, transformed people twifuza. Bubaha Imana ariko banakora n'ibindi bintu, bakora ibintu biteza abantu imbere. Ibyo nibyo twifuza, ibyo nibyo dukeneye. Urumva rero mu buzima bwa buri munsi bisaba cost, bisaba ikintu, bisaba kwitanga, bisaba kugira byonyine time. Nyine wenda abantu bamwe babona nyine biba bisukuye bimeze neza, ariko behind the scene hari ibintu byinshi biba byakozwe. Rero Imana ibaha umugisha, kuko muri iyo behind the scene tuzabonamo ukuboko kwanyu kwiza kudufasha, kutugira inama. Ishobora kuba ari tekinoloji mwungutse nziza mwayitugezaho, ashobora kuba ari amakuru meza mwayatugezaho. Rwose any support, even n'abadusengera turabikeneye. Hari n'igihe njya mvuga ngo munyatureho umugisha gusa, munyatureho umugisha, mubwire ngo Jean Dodi Imana iguha umugisha. Deamavia 77 uyihe umugisha, uyihe umugisha. Nimusaba umugisha hazazamo ibintu, hazazamo n'abantu, hazazamo n'ibifatika. Ibyo byose bizaza bifatanyirize hamwe kutuzanira twese ibyiza, kandi iyo utanze nawe urahabwa. Imana ibaha umugisha. Rero nifuje ko nanjye nibura nagira uruhare rutoya, ariko dutekereza ko ari akabuto gatoya gatewe, ariko kakazera, kakera imbuto nyinshi. Izo mbuto nazo zikazera izindi, kugeza aho isi izahinduka, ikagira imitekerereze myiza y'abantu bubaha Imana, ariko bakora n'ibyo mu buzima busanzwe mu buryo bwiza buhesha Imana icyubahiro, bukabahesha icyubahiro n'igihugu cyabo kigaheshwa icyubahiro n'ibyo bakora. Buriya no mu bajyanama benshi hakabaye harimo abantu b'Imana.
kansozi zose zibaho hakaba harimo abantu b'Imana kubera ko bo bari transformed, bafite ibitekerezo byagutse. Niyo mpamvu nyine tuzigamo ibintu byinshi. none se ubundi iyo ikintu kivuye ku rwego rwo kwiganiriza cyangwa se rwo gutekereza wowe ku giti cyawe ukakivana kuri urwo rwego ukabiha abandi bantu bo mu rugo ibitekerezo bikava kuri urwo rwego noneho ruri sosiyete hano abangaba tugenda dukoraho tugenda twegereza bikagera ku rwego rw'abantu n'abo utazi abo utazi ngo baherereye hirya no hino. Hari ibintu byinshi abantu bahita batekereza. Ariya ni amaboko y'abadiaspora, ariya ni amaboko y'abadiaspora, aba n'aba afitemo amaboko aya n'aya n'aya. Si haba harimo ukuboko byibuze wenda wowe ubwawe ukaba uvuga ati nkurikije ukuboko kwawe ni ukw'Imana, ariko hari n'andi maboko y'abantu ari inyuma y'ibi bintu ubwo turi muri activity y'ibintu bifatika. Haba harimo n'amaboko y'abadiaspora se niko tubita. Ubundi tuzi ko abantu bose basapotinga ibintu bimwe na bimwe cyane cyane entertainment, tukumva ko harimo diaspora ko hanze ko hanze ngo kohereza nk'amapawundi n'amadolari ibintu nk'ibyo, kuko turabizi kenshi na kenshi amasipesi menshi akomeye muri iki gihugu afite uko kuboko ndi kuvuga. Urakoze cyane. Wenda at moment uko kuboko ntabwo uhari, navuga ko ari ukuboko kw'Imana kubirimo by now. Wenda nanjye ntabwo navuga ngo dukoze igihe kirekire, ntabwo turakora igihe kirekire wenda ngo abantu bose babe tuzi, cyangwa wenda n'abashaka gukorana natwe babidusaba cyangwa bakatwegera, ariko nta uko kuboko ntabwo uhari. Ariko sinavuga ngo ntigukenewe rwose. Umuntu wese muri ya pati ya gatatu ya connection wifuza ko twakorana ahawe ikaze, imiryango irakinguye, kuko twebwe duha imbaraga collaboration, duha imbaraga connection, duha imbaraga networking, duha imbaraga gukorana n'abandi, kuko kugira ngo ngere kure birasaba ko hari abandi bantu nigiraho, hari abandi bantu nganira nabo, hari abandi bantu banyungura ibitekerezo, hari abantu baba bafite innovation na creativity cyangwa se bagutanze muri ibyo. Rero abantu bose tubahaye ikaze, andi masipesi, andi channels, ibigo by'abikorera, ibigo bya leta, abantu ku giti cyabo, abakristo, abatari abakristo, mwese muhawe ikaze kuko mufite ikintu mushobora kungura abandi bantu, kandi icyo kintu kikabafasha. Buriya inzira utayiciyemo kuyibara biragorana, ariko uwayiciyemo aba azi akantu ku kandi, ku buryo no kuyikonta cyangwa no kuyandika biramworohera. Rero abaciye muri izo nzira bafite ibintu byinshi, kandi ikindi kintu nasobanukiwe ni uko every second, every minute, every hour, every day, every week, it's a story. Ni story iba iri kwandikwa, ariko sometimes ntabwo tuzi uburyo tuyibyaza umusaruro, ntabwo tuzi uburyo tuyidocumentinga neza, ntabwo tuzi uburyo twayikora ikubaka abandi, natwe ikadusigira ibyiza byinshi. Rero mu magambo makeya, you are most welcome to partner with us. Abazakenera kwamamaza tubahaye ikaze, abakenera kudutera inkunga n'iryo kashi nta kibazo, twaryemera twaryakira, as long as turikoresha neza, ibikomeza kwagura ino space, ku buryo ibintu bizajya bibageraho bimeze neza, bisa neza kandi ku gihe. Twagira abakozi bahoraho, twarema akazi, twakora ibintu byinshi, ari ibintu byinshi. Buriya n'uburyo twababwira ni uko tugenda twaguka tuzagenda dukora n'ibifatika,
kugira ngo nimba wamugana umuntu akeneye n'iyo coaching iri person iri individual abashe kuyibona kandi ayibone on time. Rero muri ya connection niho byose tuzagenda tubyubakira. Hari igihe kizagera wenda tugire space ivuga ngo this is the space wherever who came from out, abaturutse mu gihugu they should come. Hari izo service turazitanga. So rero uko tuzagenda twaguka tuzagenda tugera kuri byinshi twese dufatanyije. N'ababyifuza rwose you are most welcome. Muhawe ikaze. The Amavia 77 is open ku rwego rwose wakoreraho Imana. Nese uretse wenda iyi space hari bitewe n'ibintu muri kugeza ku banyarwanda cyangwa se ku isi yose muri rusange, ntabwo ari ibintu umuntu yakwicara ngo aka kanya yewe ngo mpite mbitekereza. Nta nubwo ari n'ibintu buri muntu wese yatekereza, kuko iki gihugu gifite space zirenga 20,000 kandi zinakomeye, ariko ntabwo iyi knowledge yari yazo, ntabwo ubumenyi bwari bwajyaho, nta nubwo twabona space itanga ubumenyi. Ese haba hari ishuri mufasha abantu kwiga ibyo bintu cyangwa biri muri plan? Njye niyo matsiko mfite, ubundi mbaze tujye twasoza. Nta shuri wenda riri fomo rihari, ariko iyi niyo platform nyine by now turi kwigiraho. Ariko wenda uko ibihe bizagenda biza bishobora kuzaza, aho ushobora kuzasanga tugiye dupanga ama session, ariko bizajya biterwa n'ibyifuzo by'abantu. Nk'ubu tubonye wenda demande nyinshi, dushobora guhuriza abantu hamwe mu buryo bwemewe kandi buzwi bigakorwa. So rero this is the start, so many things will come later. Bizagenda biza. Ubu ngubu icyo turi kureba ni ukureba izo needs, ni ukureba ibyo byifuzo, ni ukureba ni icyo abantu bifuza, ko twifuza ko nyine dukemura ibibazo bihari. We come to respond to the real problem cyangwa se challenges zihari. Nibaza ko together tuzagenda tumenya ni iki abantu bakeneye, bifuza ko abantu bashobora kubakirwamo ubushobozi. Tuzabikora, dushobora no kuzashyiraho platform ku buryo ishobora kuba accessible anytime, umuntu ahari cyangwa adahari. Ariko nizo duhari twahuye twese, it can be good, kuko ni nawo umwanya ubona gukora interaction, ukabaza umuntu akakugira inama face to face. N'abandi bifuza ko twasitinga tukaganira, it's okay, nta kibazo rwose. We are here, we are there for you, and you are there for us. Muhabwe umugisha. Hanyuma ni iki mwasaba abakunzi ba Amavia 77 Space, baba ba hafi, baba inshuti zawe zacu, haba inshuti zawe, haba abari kutwumva inshuti zabo, urwo rukurikirane rw'abo bantu bagenda bumva ibiganiro? Ikintu twabasaba icya mbere rwose ni ukudukomeza kudushyigikira, mukadushyigikira mu buryo bukurikira. Uburyo bwa mbere ni ukudusengera, uburyo bwa kabiri ni ukutwinkareginga, ko natwe dukeneye motivation, dukeneye ibintu bidutera imbaraga kugira ngo tubashe gukomeza gukora ibyo dukora. Hanyuma icya gatatu ni umwanya wanyu wo kureba ibintu twashyizeho, ibiganiro byacu, mukabisharinga n'inshuti zanyu, mukabipositinga, abantu bakagenda bunguka, kuko iyo umenya ikiryoshye buriya ukirangira na mugenzi wawe. Iyo umenya ahantu hari umugisha, urangira n'abandi kugira ngo bagire uwo mugisha. Ibyo ni mubikora
muzaba muduteye inkunga ikomeye. Hanyuma ikindi, muduhe ibitekerezo, ndabizi murabifite byinshi bitandukanye byo muri sectors z'ubuzima zitandukanye, mu buryo bw'ubumana no mu buryo bw'ubuzima busanzwe, byose murabifite. Aba expert muri sectors runaka, mutwegere dukorane, mutwegere dufashe kubaka ubushobozi bw'ino community. Abafite ubuhamya, abafite za innovation, abafite za creativity, mwese tubahaye ikaze. Hanyuma ikindi, n'ufite ibyo bikoresho, n'ufite amafaranga, n'ufite ahantu space wherever, n'abifuza ko dukorana mu buryo bwa publicity, mwese muhawe ikaze. Nta muntu n'umwe duheza. Icyo ni ibintu turi kubasaba bikomeye by'ingenzi. Nukora kimwe muri cyo, twebwe uzaba uduteye inkunga, twebwe uzaba rwose udufashije. Kandi we are so grateful aho tumaze kugera, abadukurikira, abatugira inama, abaduhamagara, abatubwira ati courage, abatubwira ati wakosora hano, wakongeramo n'aka ngaka, twagira amashusho noneho, utwo tuntu twose ni ibintu byiza bitwongerera imbaraga zo gukomeza gukora ibyo dukora, ndetse tugaharanira ko twarushaho ibyo tubabwira natwe tukabikora, kugira ngo ntazakomeza mbabwira wa mugani bya mpaka Kampala, ariko nanjye nari kujyayo. Nanjye nifuza kuba urugero rwiza, ariko kugira ngo twese tugere kure, nuko twese dufashanya. Rero murakoze cyane. Iyo nkunga nuduha imwe muri yo, uzaba ukoze ikintu gikomeye. Nimero zacu zirahari, mwatuvugisha ibyo mwifuza byose, rwose we are ready. Yego, ubwo abakeneye kubavugisha bajya muri description ya YouTube channel, harimo nimero zanyu. Hanyuma mbere yuko tuva imbere ya kamera za Amavia 777 Space, ni iki mwabwira abanyarwanda cyangwa se abantu bumva ikinyarwanda cyangwa se abantu bari ku isi yose cyabasigara ku buryo azajya bavuga ati aka kantu nagakuya, kandi umuntu nagakuyeho ndabyibuka yari yambaye ishati ijya gusa umukara na karuvati, ndabyibuka neza. Ni ikintu cya mbere numva nababwira gikomeye cyane, nuko icya mbere bageze ahantu hari ubwuzure bw'Imana. Ikindi cya kabiri, baharanire kwisubiza identity Imana yabaremanye. Ako kantu bagaharanire, bakarwanire, mbega batange every cost y'ubuzima, ya life, y'ibitekerezo, kugira ngo bisubize the real identity of the Lord yabaremanye. Nibwo bazaba bafite ubwiza n'icyubahiro no kugera kure hashoboka. Bahesha Imana icyubahiro, nabo bihesha icyubahiro, banagirira impact abandi. So just kwisubiza agaciro Imana yakuremanye. Ako gaciro gakubiyemo ubwiza bw'imbere n'ubwiza bw'inyuma, ku gice kigaragara n'igice kitagaragara. Ibyo nimubasha kubyisubiza, rwose muzaba abantu bari outstanding muri society. Ako niko numva nababwira, wenda the more details later, ariko by now mwisubize ako gaciro Imana yabaremanye. Agaciro Imana yabaremanye. Yavuze ko muri abantu badasanzwe, muzaba abantu badasanzwe, muzagera ahadasanzwe, muzaba imitwe mutazaba imirizo. Just muharanire gusubirana ku gaciro, agaciro gatekereza ibyiza, agaciro gatekereza ibyagutse, agaciro kareba kure, agaciro kataba muri negativity, ahubwo kaba muri positivity. Kareba, ni ukuvuga ngo Imana ntijya ibona ibikuta, buri gihe ibona inzira. Rero aba ari byo bitekerezo mwisubiza. Nabizi community yacu izengurutswe
na byacitse, ibintu ntibimeze neza, ibintu ntibigenda, ariko mu Mana biragenda. Mwisubiza ku gaciro, umenye ko ibintu bihora bigenda, even though nubwo waba uca mu bibaya n'imisozi n'amabuye n'amugani n'ibisate by'amacupa n'ibimene by'amacupa, ibyo byose mumenye ko hari Imana ibiri hejuru kandi ikeneye ko mugira that's right identity. Ibuka Abisiraheli, Mose yohereje 12 bajya gutata i Kanani, igihugu cy'amasezerano Imana yari yabemereye, ariko ngo bagarutse bamwe bazana inkuru z'incamugongo, abandi bazana inkuru nziza. Ngo 10, urumva 10 nibo bari benshi, bavuze inkuru z'incamugongo. Ngo Abisiraheli bavuga bati twisubirire hehe muri Egiputa, twisubirire inyuma. Ariko 2 muri bo ngo bari bafite ya identity Imana yabaremanye, ngo bakora ikintu gikomeye. Babwira Mose, baramubwira ati Mose, igihugu batworejemo gutata ni igihugu cy'amata n'ubuki, kwa kuntu Imana yakitubwiye niko kiri, niko kiri kirera. Bari bazanye n'ingero z'imbuto, ngo abantu 12 wasangaga bateruye igiti kimwe ariko cyeze ibintu bidasanzwe. Noneho arambwira ati Imana yavuze n'ibyo, nta na kimwe yatubeshye. Ati ariko n'abo bantu mwabonye mwirebe ibibi, Imana yabanye natwe ikatwambutsa inyanja itukura. Iyi Mana ya yindi yadutsindiye za ngabo twagiye duhura nazo mu nzira, twebwe bariya bantu nta kibakingira, ngo bameze ngo tuzabarya nk'uko barya imitsima. Kurya umutsima uroroshye, usanga ari umusozi, ariko iyo abantu bafite imbaraga nyine mu kurya ubona wa musozi uvuyeho. So rero iyo uri kumwe n'Imana nta guha imbaraga icyo bita ibigeragezo cyangwa ibyo bintu by'intambara, ahubwo ubifesinga mu buryo bw'ubumana, ukavuga ngo wa musozi we nubwo uri imbere yanjye you are nothing. Imana ntibura inzira mu musozi, Imana ntibura inzira mu mazi, Imana ntibura inzira mu muriro, Imana ntibura inzira mu nzu yaba ifunze. Ntabwo Imana yabura inzira. Na Yesu rega buriya hari ibintu bimwe yagiye akora akimara kuzuka, ngo abigishwa be babaga bikingiranye bakajya kubona bakabona ari hagati yabo, akababwira ati mugire amahoro, ngo bagatangara. Rero Imana ntijya ibura inzira. Rero mwisubize ka gaciro Imana yabaremanye, muzaba abantu badasanzwe, muzagera ku bidasanzwe, muzaba badasanzwe mu isi y'abasanzwe, muzakora ibidasanzwe mu isi y'abakora ibisanzwe, muzaba intangarugero, muzaba umucyo, muzaba umugisha ku gihugu, muzaba umugisha ku isi, muzaba umugisha mu miryango, muzaba umugisha ukomeza w'ibihe byose, muzabiraga abana banyu n'abazabakomokaho. Mube umugisha, mugire umugisha, mugendane umugisha, muri abanyamugisha, kuko muri kuri platform iriho ubwuzure bw'Imana. Kuko twanafashe n'umwanya wo kubisengera ngo Imana izakoreshe ino space mu guhindura ubuzima bw'abantu bazayigeraho. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Ni wadusengera none tugasoza. Reka dusenga Imana. Mana nkuru, turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga kandi uri Imana ikomeye. Nta wakubanjirije nta n'uzaguheruka. Witwa Imana ishobora byose, witwa Ndiho, witwa Elohimu, witwa Imana nyamana, Imana Jehova, Imana si umwami wacu Yesu Kristo, Imana yacu bwite, Imana ituzi, Imana yaduhamagaye, Imana izadukoresha iby'ubutwari. Nsengeye buri muntu wese twabanye muri iki kiganiro ngo agire umugisha Mana, umusubize kandi umurengere, abumugisha umusubize ya identity wamuremanye. Nubwo umwanzi ajyaza agashaka kuyangiza, ariko wongere uyimusubize, agira ubwiza, agira icyubahiro,
agire ubutunzi, agire kubaha Imana muri we, kandi ibyo byose biba ari ibirambye ku buzima bwe, azabirage n'abana be n'abazabimukomokaho, gutyo 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 kugeza igihe Kristo uzagarukira gutwara itorero ryawe. Urakoze Mwami, turagushimiye ko wabanye natwe ukaduha imbaraga, kandi urakoze kubanye n'umuntu wese ukurikiye kino kiganiro. Umuhe umugisha abantu bose bari muri ino community ya The Amavia 777 Space. Ubagure, ubashoboze, ubensiparinge kurushaho, ubimpawaringe kurushaho, ubakonekitinge kurushaho, bamakinge change kurutaho Mwami. Urakoze Mwami, turagushimiye kuko ibyo byose uzabitubashisha kandi ukadushoboza. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese na bene data bose none ibihe bidashira. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen.